arasenga ararya injangwe iraho irebana na generali. Amaze kurya abandi bose bumiwe, nibwo ngo generali yafashe ijambo aravuga ati ndabona nanjye hari nzakizwa. Ndatese kubera iki? Atuzi ko iyi njangwe nayimenye ari yiwanjye. Ubwo n'imikati yaryaga niyo kwande, niyo kwa generali, niyo kwa fande. Zamura zamura, haleluya cyane, zamura cyane, zamura zamura zamura. Abazajya muri cyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nibira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi nzawinjira. Ufite urufunguzo niwe muvuganye. Hari ibintu akuye mu nda yawe, hari ibintu akuye mu nda yawe, hari ibintu akuye mu nda yawe, kuko ufite urufunguzo yaserutse. Kandi ufite urufunguzo, ndasaba umuntu wese ufite udufaranga twaheza ahantu bakatumwima bakamukuzaho, uwo ari we wese, nushaka ube warayambuwe na ntuza, ntawe ukomeye kurusha Imana. Ugeje urutega ibiganza uvuge utumva, ufite urufunguzo ubwo avuze, nzi neza yuko ugeze kwa naka, nzi neza yuko ugeze muri sosiyete runaka, nzi neza yuko ugeze muri kampani runaka, nzi neza yuko ugeze kwa naka, kandi mbohoje ibyanjye. Ufite urufunguzo apfa kuba yavuze. Tera haleluya. Iyicarire nkwibutse ko yavuze, ntabwo udepoza ngo utegereze, baraguhamagara. Se mwemera ko Imana no muri sansenike hanyura? Murabyemera? No muri sansenike muzi ko hanyura? Irahemerewe. Yakinguye ntawe ukinga, kandi yakinze ntawe ubasha gukingura. Yakinze ntawe ubasha gukingura, kandi yakinguye ntawe ubasha gukinga. Ikitangaje by'iyi Mana mu byitondere, ndakumva makuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Va muri uwo murwa, nta miruhi ibayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya. Nabonye mufatwa vuba, reka ndekeraho. Ariko ahantu havugirwa Imana, aho Imana ivuga, nahirirwa nkaharara, unahantegeye wahansinda. Ahantu ijwi ry'Imana riri, uhantegeye wahansinda, kuko nkunda ahantu Imana ivugira. Haleluya.
ubwo abafite imico nk'iyanjye turagendana, njya kwinjira muri ibi bintu by'ubuyobozi bw'itorero hashize imyaka myinshi, ni myinshi kuko nayoboye na henshi, maze kuyobora imidugudu irenga 10. Amaparuwasi nabayemo ni menshi, ya Kabuga, ya Gasogi, ya Bibare, ya Gatsata. Mbese nabaye mu maparuwasi menshi, mpigira n'utuntu twinshi. Hari n'igihe byigeze kumbihira numva ngiye kubivamo, bijya bibiha bigasharira, kuko navaga Kabuga saa 11 ndi butangire iteraniro mu Gatsata Rwinyana, nayoboraga Galilaya ku cyicaro ariko bacumbitse Rwinyana, ndi butangire iteraniro saa 1. Reba rero umuntu uvi Kabuga akajya gutangira iteraniro saa 1 Rwinyana, murumva atari ikosi? Nabwiye umushumba wansengeye ndamubwira ntumva rero, njya numva ngo muragwa ijwi ry'Imana rigaceceka, ni numva ibintu byanjye Imana yanyihereye bitangiye kugenda nzagusezeraho bitarashiramo. Ndashimira Imana rero yuko njya mbakwepa nkagera mu gihuru cyanjye nkabitsindagira, nkagera mu mwobo wanjye nkabitsindagira. Haleluya. Nkabakwepa, njya mbakwepa, kuko hari igihe twimanika mu byubahiro hejuru yo bikanga. Imana ntikorana n'abimanitse. Yesu ashimwe cyane. Nkunda kumva amakuru ya hehe yo mu murwa. Abayakunda mwese nimugire gutya nayazanye. Abakunda amakuru yo mu murwa nibo ndakorana nabo kuri aya masaha. Ubwo abatayakeneye mukeneye teologiya na liturgiya n'ibindi ntazi, muzaze ku cyumweru. Ariko abari hano, haleluya, mukunda kumva amakuru yo mu murwa, mukamenya aho igihe kigeze. Yo, uzi kugira ngo umugabo ajye kuguta utarabimenya, nta n'inzozi ufite, nta n'amakuru, ubwo se uri umupanekote? Birakatsindwa n'Uwiteka. Uzi kugira ngo inzu ya mbere ijye kugenda, iya kabiri igende, iya gatatu igende, usubire muri geto, nta makuru ufite. Uzi kugira ngo bajye kukurogera umwana, muzi ukuntu umwana aryoha, nta makuru ufite, ngo urwane n'ako kazimu ukice kataramugeraho. Uyu munsi data yambwiye ngo aratanga amakuru, haleluya haleluya, avuye ahantu hizewe. Ubwo ninshaka mpanura umusaduke data zawudoda, ariko data yambwiye ngo uyu munsi aratanga amakuru. Amena. Ntundi gusara kwiza no gushishikara. Icyuma cyabereyeho gukata ibitoki cyangwa se imboga. Yego? 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 Umuseke wabereyeho gukurura inzoga cyangwa se agashera cyangwa se agatobe, biterwa n'icyo ukunda. Yego? N'umuhanuzi rero abereyeho kugira gute? Guhanura mu izina ry'Uwiteka. Abazajya muri cyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, Yesu umwenza winjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu,
Haleluya nibira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umunsi nzawinjiramo. Haleluya. Abakunda amakuru yo mu murwa. Ejo bundi ADEPR imaze kutubwira ngo rero ntawe ugifite aho ayobora, mwese murahanyazwe, tugiye kurokirita bushyashya kandi tuzagendera ku ngingo 8. Uwujuje izo ngingo 8 niwe uzahabwa itorero. Hari umushumba umwe utejejwe waje kundeba ati ngwino tujye mu cyama tujye gusaba akazi k'Imana. Icyo se sha mu cyama? Ati icyama ndacyemera kituyoboye neza, gikora n'ibintu byiza, ariko se cyangaje n'abakozi b'Imana. Ati ntabyo uzi, enda tugende. Nisingo herekeje. Ati ubwo suri mu biki waje tukagenda ntigenda wenyine? Nibyo nakoze narabikoze. Ikitangaje by'iyi Mana mu byitondere, ngewe nari mfite amakuru yo mu murwa, we ntayafite. Afite lisansi ya teologiya, akagira lisansi yo mu bisanzwe, ubanza ari muri sociology cyangwa se mu mategeko, byose murumva ko abyujuje. Ibiganza byamusengeye ni nka 6, asengewe nk'inshuro 6. Ngewe nsengewe 2. Hanyuma rero nakubwo ni 3 nshyizemo n'umunsi nihana, burya nabwo baransengeye. Yego, nta torero yabonye haba n'icyumba cy'amasengesho. Nge ndi mubaye hawe bwa mbere, mubabonye baruwa bwa mbere yo kuyobora itorero, ndi mu ba mbere. Imana yari yarampaye amakuru. Haleluya. Uyu munsi nutibikaho amakuru birakureba. Mwarugira ngo dupfa kwicara aho ngaho? Tuhicara kubera amakuru. Ugira ngo dupfa kurya? Turya dufite amakuru. Yego? Ugira ngo dupfa kubaho? Tubaho dufite amakuru. Ubundi ibuye namanuka nkazamuka, nta nyonjo, nta rubaga impande, nta hypertension, nta hypotension, nta buragaza, nta butindi, byose ndi muzima kuko nibitseho amakuru. Nkunda kumva amakuru yo mu murwa. Buri Imana yavuze ntimwumva, ngewe ngira amatwi yumva cyane. Buri Imana yavuze mbona bamwe ntibumvise, yavuze ngo nimwakire imbaraga. Turi kujyana? None uyu mubyeyi iravuze ngo ndazirikana. Nzirikana ineza nkazirikana n'inabi. Nako mukamenya. Kuko yabwiye Eri ngunyubaha nzamwubaha, ariko unsuzugura nzamusuzugura. Ni Imana iva mu ijuru igasuzugura? Iguteza abantu bakagusuzugura, imbeba zikaguhema, ari Imana yazohereje. Mukwiriye kwibikaho amakuru. Niba Imana ivuze ngo ndazirikana, ngewe nzaza hakenshi kuko nta mwaku mfite, ahubwo mfite umugisha. Ariko umwenda nzajya nzana siwo nzajya ngarukana. Ariko nagira ngo mbabwire hano nakuye imyenda yo kwambara. Ako kantu si keza? Kera iwacu twicara ku ntebe za rukarakara bashyizeho udusambi tw'uduce bagiye bacagagura, urusengero rudapavomye. Murabyibuka abakera? Nuko twicaraga. Abakecuru batatse uturabo mu rusengero tw'udushikashiki baciye mu gisambu, nta mavaze ntaki. Najyaga ku rusengero nkaramutsa binjira bose,
hari harimwo abadamu babiri bambara imipira itose, ariko afite konyine akagafura akagakunguta akakanga kuma agapfa kwambara akaza mu materaniro. Abadamu babiri ndababona, ndagenda njya mu isoko ku Murindi ngura udupira tune, umwe tubiri undi tubiri. Ubu nigeze ncuruza caguwa nzi kureba umuntu nkamenya ibyo yambara. Iteraniro rirangiye ndavuga nti muze mbabwire, tujya inyuma y'urusengero, n'Imana yakuntumyeho nawe Imana yakuntumyeho. Batese turebe, nimurebe. Babonye ari udupira, bahise bahubuzamo twa tundi bafite n'utubere twinaga hejuru, nta sutiya ntaki, batarebye ngo ndi umuhungu, bakuramo bajugunya aho ngaho, bambara twa tundi baruzuzwa. Hari muri 90 sikera, ariko nagiye gusengera ahantu 95 muri Kongo, ahantu bitaga mu mazuku. Abantu niho bacaga inkwi z'iminzenze bazaga gucuruza mu nkambi zitinda mu ziko. Umukecuru aramfata ngo narazirikanye, waranyambitse ndaberwa udupira twiza, ngo none kubw'ibyo nzaguha imyenda ingana n'amababa yo ku nkoko. Mwamenye inkoko igira amababa ngahe? Ubiri ni baba, mfite n'andi mababa menshi, ahubwo nsigaye mbura n'ibyo nambara. Nshobora gushyiramo ikositime ku wa mbere, nkashyiramo indi ku wa kabiri, nkazagaruka ku wa mbere ntaragarura iyo natangiriyeho, kuko ari amababa. Ubwo ntabwo nambayera. Imana yazirikanye utwo dupira, irazirikana ibimbwirira muri Kongo. Narabikoreye Gasogi, irambwira ngo narazirikanye, waranyambitse ndaberwa. Iyi Mana rero azirikana. Yego, nubaka urusengero hariya ku Murindi, mwene data yarahageze, inshuti yanjye, nari nyoboye abantu biyambariye bodaboda, nta n'uwicaraga ku ntebe ni hasi. Iyo imvura yagwaga barahagurukaga, hanyuma yahita bagakoropa bakongera bakicara. Imana iratubwira ngo igiye kutwubakira urusengero rwiza. Umunsi umwe nyoboye amasengesho ku wa mbere, umugabo umwe araza ati mpaswe gutanga miliyoni 10. Ariko ngami ni 10,000 cyangwa ni miliyoni 10? Ati ni miliyoni 10. Nabwiye abakristo ntutuzura umwuka wera yuzura umunezero, mwiruke mugende munzanire ibyatsi n'ibiti, mu byahire mu binzanire. Baragenda barabizana. Mpita mpagarara ku maguru abiri, ndavuga n'ubundi Yesu ntabwo azaza kwivugira, ntazaza no kwikorera, ntazaza guhanura, ni ngewe azakoresha. Ndavuga n'Uwiteka guhaye rukururana 20. Mu mezi 3 zarukururana yarazibonye, ndetse mvangirwaho gato, yaguze 22. Navangiweho gato, ariko ntacyo ni muri 20. Arambwira ati shaka inka y'ingumba iryoshye ifite urugimbu, uyibagire ku rusengero, umpamagarira abakristo bose dusangire, hanyuma bazana ikamyo tuziparike ku rusengero, noneho tuvuge Imana, uyihagararire uyivuge neza. Ubu nahagarariye Imana, ndayihagararira. Cyokoza hamaze kuza 12 parikingi irashira. Ndamubwira nti rero parikingi yashize, rukururana n'icyana cyayo burya biba birimo imodoka 2. Zana karite jaune 44. Burya ikimbere kigira karite jaune n'ikinyuma kikagira karite jaune, habamwe imodoka 2. Niyo bamwandikiye bamwandikira kontervasiyo 2. Zizane zose zirambura hangaha 12 zirahagararira zisigaye. Amina. Nuko mfata disikuru mpagararira Imana. Haleluya. Amen. Murumva izirikana cyangwa ntabwo izirikana? Irazirikana cyangwa ntizirikana?
irazirikana cyangwa ntizirikana? Turi Katare muri Kongo, nabaga muri Katare Bay. Macinya yisha abantu tubarunda ku muhanda nk'abarunda amasiteri. Umurokoro umwe arafatwa, ijisho riva harigera, aravuga ati reka nkamba kambe nijyane ntimuzirwe mu nterura. Tutigenda, aradusezera, turamusengera. Ariko kuko Imana hari icyo yazirikanaga, hari n'umumaro yari imubitsemo, burya irinda icyo umaze n'icyo uzamara, ntirinda wowe. Ntabwo ari wowe irinda, irinda icyo umaze n'icyo uzamara. Aragenda, urupfu ararushaka ararubura, ari mu ntumbi. Imvura ikagwa, akasama, umuti wa diyare n'amazi. Bukeye akagira gutyo udutoki. Abana bavuye kuvoma mu kigezi hepfo ngo cyitwa Rwankwi, bati we bati dore intumbi iri kuturembuza. Ati intumbi iri kuturembuza. Umwe aterekanye isukira amazi, akayisukira akabido kagashira, akajya kuvoma kandi. Akongera ikamurembuza, akayisukira akabido kagashira. Ibona amazi, nyuma y'ibyumweru 2 tubona arakamba kambye aragarutse. Ni dore umuzimu, dore umuzimu. Ntabwo ndi umuzimu, Imana irazirikana, sinzapfa ahubwo nzarama. Ntabwo napfuye, ahubwo ijwi ry'Uwiteka ryarambwiye ngo nzababwiriza kandi nzubaka urusengero. N'ubu ariho nibuye. Ubwo Imana ntizirikana? Iyo tujyanye mu ivugabutumwa hari inyubako nk'iyi, sinirwa mvuga ngo mwitange, arashora. Arashora. Kubera iki? Imana irazirikana. Buriya mfashwa vuba nkarambagiza vuba, nagukunze. Nta bandi badayimoni bari biri inyuma, nagukunze mfashwa vuba. Imana irazirikana, umbabwiye ukuntu yanzirikanye. Yesu ashimwe cyane. Ntihagire utaha, mfite inzozi nabaroteye mwese. Ntihagire utaha atafashe ubuhanuzi bwe, Imana yabantumyeho. Ntihagire umuntu ufite imfunguzo azimpereze hano. Nzanira. Nze mvuga Imana gakeya. Ni deseri, kandi uwo deseri ijya kunanira abagiye kugira usororo. Ni deseri. Deseri ntawe inanira. Deseri ntawe inanira keretse ugiye kugira usororo cyangwa mu Gatenga n'ahandi cyangwa Nyamirambo. Mufate Bibiliya dusome mu byahishuwe. Ese harimo utanzi ngo manze mwibwire? Gira gutya. Yo ni benshi disi. Mperuka ha mu ijoro ry'ihumure ni ry'impinduka, niryo ry'ihumure burya. Mperuka ha mu ijoro ry'ihumure ku wa gatanu washize, wabanjiriza washize. Hanyuma rero nitwa Edouard Munyembabazi, ntuye Kabuga, niyo paruwase mbamo. Hanyuma nkaba umushumba w'itorero rya Gasogi, mbana n'abakristo mu rusengero 613. Ubwo ni roho 613, ni yanjye ya 614. Ni izo roho mbana nazo. Hanyuma rero mfite umugore mwiza narobanuye mu gihugu cyose, mbona niwe umbereye. Tubyaranye abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3. Murumva ko mbyara neza. Imana yarabiringanije. Ndi umurokore mwiza uzi bipfa n'ibikira. Mvuga Imana uko iri kandi nkayitangariza abaturage bayo, ndakanwa k'Imana. Ngaho mufate Bibiliya dusome ibyahishuwe. Ibice 3 umurongo wa 7. Aho ngarukira namwe ariho mugarukira. Mwagezeyo? Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: Uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi
ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ute ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Garukira aho ngaho. Bibiliya ko ntayanditse, murumva nayisoma yose? Uyu mwanya uri kuvugana na nyiri imfunguzo. Uri kuvugana nande? Na nyiri imfunguzo. Ubu iyi nzu twayinjiyemo kuko bayifunguye. Iyo batayifungura twari guhera inyuma. Uwayifunguye Imana imuha umugisha. Ufite urufunguzo niwe muri kuvugana. Uwo ni shefu, ngo arakinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ugira ute ukinga. Komanga mugenzi mubwire ngo waravuze. Mukomange mubwire ngo waravuze. Yohana wanditse ubutumwa bwiza ni nawe wanditse inzandiko 3, urwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu bya Yohana, akaba ari nawe wanditse ibyahishuwe. Ntabwo ari ba Yohana 3, ni Yohana 1. Ubwo teologiya sinyirangije. Yohana ndamukunda. Yohana abarwa mu ntumwa za Yesu. Yesu yamusanze ku nyanja y'i Galilaya aho bari batuye. Umwuga we wari ukuroba, yawukomoye kuri Zebedayo na nyina Salome. Hanyuma abana kenshi bakunze gufata imyuga y'abasi. Yego, ubu kuko ntwara imodoka, umuhungu wanjye ejo bundi yabonye perimi, ari gutwara imodoka. Umusibe ejo namuzanye aha mu mujyi, ndamubwira nti ngaho twara ndebe ubyice ngo kubita intoki. Yabikora nabi nkamubwira ntaha ngaho ukoze mistake. Gutanga inzira iburyo n'ibumoso ntabwo bikoze nkuko mbishaka. Hari naho yinjiye naba atarebye hirya no hino ntaha bakwica ugapfa nka guhomba. Hanyuma mu maferuje mbona ibirenge ntibifata neza, aratitira byunzwe birabira, nti nuko bigenda. Wenda umare diske nzayigura ariko menye imodoka. Uwo mwuga wanjye impamvu awumenye nuko nanjye nyitwara. Yohana rero yafashe ku mwuga wa Zebedayo aba umurobyi. Aho niho Yesu yamusanze aramubwira ngo nkurikira, ntuzongera kuroba amafi ahubwo uzajya uroba abantu. Yesu ashimwe cyane. Yohana avuga ubutumwa amaze kuba umusaza, ageze mu myaka 97. Abantu baravuga bati uyu musaza tumazeho indaya twateretaga, atumazeho abasaza twasangiraga agacupa, reka tumukarange mu ngunguru yuzuye amavuta. Barayitekera togota, barazirika, bashyiramo, barakaranga nk'ukaranga ibitunguru. Ariko mu kuvamo avamo ahubwo yiyuburuye, yabaye umusore atagishaje. Baravuga bati dore ishyano ni kabutinde. Uyu udashya ni bwoko ki? Burya hari ubwoko budashya mvugira ngo amena, hariho n'ubwoko butarogwa mvugira ngo amena. Niyo mpamvu babigerageza ntibifate. Ntabwo ubwoko bwose burogwa. Ntabwo ubwoko bwose baburoga ngo bupfe. Hariho ubudapfa kubera umugambi w'Imana. Bukeye baravuga bati tugiye kuzamukorera gashya. Bamujyana i Patimosi ku kirwa, bamukubita ingoyi, bamubohayo, bamujugunyayo. Hari ibintu nka 4 cyangwa 5 bigomba kwica Yohana. Ariko urupfu Imana itarusinyiye ntago rwaza. Ntushobora gupfa. Yagombaga kwicwa n'inzara kuko nta biryo bamujyananye. Yagombaga kwicwa n'irungu ryo kutagira uwo bavugana. Yagombaga kwicwa n'iyo ngoyi bamuziritse. Ngo habagayo n'ibinyamaswa n'ibisazi biruma umuntu agahita apfa.
ibyo nabyo Yesu yabibumbye umunwa ati mwe muretse uyu ni umukozi wanjye, ntago byamurumye. Gatatu, yagomba kwicwa n'umusonga kuko ntacyo kwifubika bamujyananye, kandi kukirwa ni hagati y'amazi. Umusonga nawo wumvira Imana, ntiwagira icyo umutwara. Mumvugire ngo amen. Izo mpfu zose arazirokoka. Ku munsi w'umwami wacu ngo agiye kumva yumva umuntu ari kumukomanga, aramubwira ati Yohana, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, nzanywe no kukubohora kuko akazi k'Imana karakomeje. Amubohora zangoyi, arangije aramubwira ati terera amaso hakurya muri Aziya, hari amatorero 7 ugomba kwandikira: Efeso, Simuruna, Perugamo, Sarudi, Tuatira na Laodikiya. N'iyi Philadelphia tusoma. Mu matorero 7 yandikiye, 5 yose Uwiteka yarayagaye, 7 ayamenyesha ibigiye kubabaho. Mubo yamenyesheje rero harimo na Philadelphia. Hanyuma Philadelphia yayimenyesheje yuko hariho umuntu shefu ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Apana wa wundi wavuze ngo azakwica. Buryo ukubwiye ngo azakwica nta nubwo yanabishobora. Aba nagutinya buryo. Wabwira umuntu ngo nzakwica, waba ukimwishe se? Yararyandikiye aravuga ngo hariho ufite urufunguzo, ukinga ntibakingure, yakingura ntibakinge. Bashobora kugufungirana ugapfa nk'ikimonyo ntibanakubazwe. Birashoboka? Birashoboka? Ariko burya Imana itarukinze ntibabishobora. Ntabwo babishobora. Hariho umugabo witwa Stefano, ariko utari uyu nguyu wo muri Bibiliya, wigeze avuga ubutumwa cyane. Ni agatabo kamwe nabisomyemo. Nuko umunsi umwe generali w'igihugu yararimo aramufata, aramubwira ngo ngiye kurebana n'Imana yawe. Amushyira mu cyumba kimwe, aravuga ngo ngiye kugufunga, nzabara iminsi umuntu apfiraho, ngaruke nzanyabazanye ibitiyo no kugushyingura. Undi atariko nyakubahwa generali, hejuru yawe hari Imana ishobora byose, nibyemera nzagenda, nitabyemera sinzagenda. Undi ati nta nuwo nzaziha. Akajya agendana izo mfunguzo ntazisige no mu rugo. Hanyuma aragenda abara iminsi umuntu apfiraho. Burya abagabo dupfa mbere, abagore bagapfa nyuma, niko byubatse. Ubu badufungiranye ahangaha, twapfa mbere, ubanza ninjye wabanza, hanyuma aba bagore bakazapfa nyuma, nuko byubatse. Hanyuma abara iminsi umugabo apfiraho, arenzaho iminsi 3 ngo azasange yaranogotse. Ariko hashize iminsi nk'ibiri inzara iramurya, abwira Imana ati ariko Mana, waba ukimfiteho umugambi bya bindi ukibikomeje? Imana iti ngufiteho umugambi. None se ko nshonje wangaburiye? Imana iti ndaje nkugaburire. Ategereza ibiryo by'Imana. Hanyuma ngo hari akenge aho ngaho hafi muri fondasiyo kapfumutse, agiye kubona hatungutsemo injangwe ifite igipande cy'umukati kinini, iramuzanira, iramureba, iramuhereza. Arasenga, arashima, akuraho agapande gato agashyira munsi y'ikabutura yiwe kugira ngo azereke abantu icyo yariye mu minsi yose bamufunze. Arashimira, injangwe irigendera. Nimugoroba biragaruka, izi ko abantu barya 2 ku munsi, irongera imuzanira igipande cy'umukati. Agenda arya, general afasha bajya kumuhamba n'ibitiyo n'amapiki n'amasuka. Bageze ku muryango bumva ari kuririmba. Batese nyakubahwa generali, uwo tugiye gushyingura no uri kuririmba? Undi ati nanjye birancanze. Bijya bibacanga. Arakingura, bararebana na Stefano, aramubaza ati Stefa, ndati karame, mu byukuri wariye iki ko nkureba no mu maso ngasanga waryaga?
ndati nakubwiye ko hejuru yawe hari Imana ishobora byose. Ariko ngirira gutya rwose, ngirira gutya, wihereza icyubahiro. Igihe akimubaza byinshi, yanjanga ibirinjiye muri wa mwobo. Ati ahubwo mwe muretse gatoya manze mfungure, kuko marayika ungemurira doraraje. Ufite imfunguzo. Arasenga, ararya, injangwe iraho irebana na generali. Amaze kurya abandi bose bumiwe, nibwo ngo generali yafashe ijambo aravuga ati Stefa, ndabona nanjye hari nzakizwa. Ndatese kubera iki? Atuzi ko iyi njangwe nayimenye ari yiwanjye. Ubwo n'imikati yaryaga niyo kwande, niyo kwa generali, niyo kwa fandi. Zamura, zamura, haleluya cyane, zamura cyane, zamura, zamura, zamura. Ubwo n'imikati yaryaga niyo kwa fandi. Nyeganyeza mugenzi mubwire ngo uwari kukwica ni ugushakiye inzira. Uwari kukwica ni ugushakiye inzira. Ni ugushakiye inzira. Ati ndatangaye kuko iyi njangwe nayimenye ni yiwanjye. None Stefa, uburya n'imikati yiwanjye aha ngaha wicaye. Nanjye ngo nje kugushyingura. Ufite urufunguzo, ukinga ntibakingure, yakingura ntibakinge. Uwavuganye nawe muri iki kirengarenga kandi avuze ijambo rikomeye. Nkwibutse ko yarukinze, nubwo waba uvukana na ba generali furu, wakubitwa na daso bakakwica ukajya gushyingurwa, kandi uvukana na ba generali furu. Nkwibuke ko yarukinze, warwara ugahocera mu rugo, ntubone n'agakoma, cyo koza wapfa bakazana korobiyari, cya kimodoka cyiza kijyanwamo abapfuye, bakazana serekeye ifite ibifunga bya zahabu, bakazana amafoto n'ibiki byose, bakazana amatente burarirwa ikamena na nido bakanywa, ariko ntiwaryaho, uba wapfuye kuko yakinze. Ariko nanone yakinguye, yo kabyara, haleluya, si ngombwa kuba warize menshi, kuko wigishijwe n'Uwiteka arajijuka. Yakinguye, madamu yajyaga mbaza ati ariko ko mbona wanditse ikayi ukuzuza, aya masezerano azasohora? Ntazasohora. Bizaca hese? Iwacu urahazi, iwanyu ndahazi, ubu bizaca he? Ntibizaca ku Uwiteka. Umunsi umwe ndamubwira ariko ubu Imana yaburaho inyuza? Mu mpano nahawe nabura no gusengera umuzungu ngo akire kanseri, ibyo yari kuzaraga imbwa ye akabindaga cyangwa asangira nayo? Ati ubwo witeguye gusangira n'imbwa y'umuzungu ngo wasubijwe? Ni ntacyo bayiteganyiriza byinshi, nta kwizera yari afite. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ngo iyi Mana ntigira isoni zo gusubiza ngo mu isibo bazavuga ngo iki, mu mudugudu bazavuga ngo iki, mu kagari bazavuga ngo iki, ko yari sakina. Ntabwo ibyo Imana ibitekereza. Never. Ntigira isoni zo kuvuga ngo ese ko atazi kuvuga Icyongereza neza cyangwa se Igifaransa neza. Ibyo ni ibintu Imana itanga.
ishatse yabiguha ugaspeakinga kurusha abazungu bene cyo. Indimi nizitanga. Hanyuma rero ndi kukubwira ko yakinguye nta wakinga. Haleluya. Kandi yakinze nta wakingura. Uyu munsi deseri nkuzaniye ijambo riravuze ngo ariko noneho nshyize imbere yawe urugi rukinguye, ubwo ni nka porutaye, kandi nta ubasha kurukinga. Nshyize imbere yawe urugi rugize gute? Rukinguye kandi nta ubasha kurukinga. Ushatse wataha ukava hano kuko hari amavuta menshi ari bukwica. Udufaranga maze iminsi ndi kurya nsigaranye dukeya dore ngutu, ariko maze iminsi ndi kurya udufaranga tuvuye mu gukingura kw'Imana. Haleluya. Utese yanyuze umuntu yampamagaye ari mu gihugu cya Norvège, sindagerayo ngo ni hafi na Sweden, ni ukumva amateka sindahagera. Kure nageze ni muri Aziya, ariko nabwo murumva ko nagerageje, narakandagiye, se mugira ngo ndoroshye. Hanyuma arambwira ati wa mugabo ko nakubonye kuri YouTube uri kwigisha ukavuga ibintu nkafashwa, nkasubiramo CD yawe ngafashwa, nkongera ngasubizamo ngafashwa, ngo yayisubijemo inshuro 5 afashwa gusa. Ubu ngira kanwa keza kahawe umugisha. Ati none wambabarira ukansengera ko mfite uruntu rw'urukwazo. Ndagusengera. Arambwira ati ngewe maze imyaka 5 nshaka diplome y'ikiganga yo muri iki gihugu, nakiga kandi nishyuye amadolari menshi, najya gukora ngatsindwa. Ati none wansengera Yesu agakingura? Nibanze ujugunya ko kayoga k'icyatsi kibisi ukikiye mu ntoki. Ati cyo ati nakuri kukabona? Nindi kukabona. Nibanza wature nejo watanze ibintu. Ati nabyo wabibonye? Ntinabibonye. Atuzi ko ari byo koko? Ati narabitanze pe. Ko ari ibyawe se? Ndamwatuza byose. Niri mu kabati k'umweru ndayibona nayo arayimena. Ndamusengera. Ntuzifuze ko amasezerano yawe asohora ufite ibyaha. Buryo uzabufasha umwako. Amasezerano yawe nasohorera mu byaha uzabufasha umwako, azasohorere mu gukiranuka. Ndakwinginze, ndabigusabye. Nasohorera mu byaha uzaba ufite umwako, ni nko kubikura ku mupfumu. Hanyuma ndamubwira nti ngaho pfukama nsenge. Arapfukama ndasenga, ntago njya mvuga byinshi, mvuga bike. Mbwira Imana nti Imana cyatumye mpamagara atanzi ngo ni kuri YouTube. Wigeze umbwira ngo ubutumwa nzavuga buzagera ku mpera y'isi, none burahageze. Ushatse wasezerera umugaragu wa amahoro. Ariko ndacyafite akazi. Musabiye diplome y'ikiganga yo muri Norvège, maze anezerwe kandi ndagushimiye ko uyimuhaye. Ndamubwira nti Uwiteka arayiguhaye, genda wongere wandike. Atese ko kwandika ari amadolari agera mu 2000 n'imisago, ntayo baguhaye ejo. Ibyo wakoze urabyibagiwe. Ayo baguhaye ejo pfuraho amadolari 2000 ugende wiyandikisha. Ariyandikisha arakora. Reka rero bazamushake kuri telefone nako kuri email, baramwandikira baramubura ko yatsinze, baramutelefona ajya gutega tire ngo ajye mu rugo. Bakibimubwira umunezero uramufata ku bitaka buno hasi muri neje arigaragura. Bamubwira ko yatsinze, yabonye diplome y'ikiganga, kuko ntabwo izaha bapfa kuzemera, barabanza bakakwigisha ibyabo. Hanyuma rero nibwo yambwiye atumva amaturo nabiri mujye muyasobanukirwa. Iryo mu rusengero ahangaha ni iry'urusengero, dore ntimukarebeho. Ariko iryo ku mutwe ni iry'umuhanuzi.
iryo ku mutwe nshatse kuvuga iki? Nuko uyu mugabo yanyikundira akanzanira umuceri mu rugo. Ubwo so nawe ushyira deperi? Murumva nawe ushyira deperi? Nawe ushyira deperi? Ubuze ko ari we ndaheraho guhanura ko yumiwe, ariko data akaba agiye kumugirira neza, ningera hari akamfunda 5 ndabizanira deperi. Iryo ni ryo turo ryo ku mutwe. Yanyihereye rero ituro ryo ku mutwe riryoshye. Dore nsigaranye duki, ariko buri Imana irampundi. Ubu se sinaje nese ibisubizo biba muri Norvege gusa, ni Kigali birahari. Yesu ashimwe cyane. Uri kuvugana n'ufite urufunguzo. Uwaravuze ngo noneho, nyagageza mugenzi we gake uti noneho uburyo burabonetse. Uburyo burabonetse. Noneho nshize imbere ya urugi rukinguye, kandi nta ubasha kugira gute kurukinga. Umva ko baroga ni bashaka batonda umurongo. Ipfa kuba yakinguye. Umva ko umukoresha atakwemera, nashaka akoresha inama 7. Ipfa kuba yakinguye. Sema haleluya. Umva ko korari taramenyekana, ipfa kuba yakinguye. Ubundi se twese ntiyatuvuzeho turi mu myobo? Ipfa kuba yavuze. Hanyuma rero iyo yakinguye nta ukinga. Icyitonderwa notebye, Imana ikorana no kwizera k'umuntu. Kwizera ufite niko irakorana nako. Kuko yibonye uyu mubyeyi kwizera kwe hatarimo gutura i Kigali, yareba Gikonda agasanga siye, dore ama etage. Yagera Kimisange agasanga sahi. Yagera mu Biryogo hakurya muri Tarinyota agasanga sahi. Yagera Ikibagabaga agasanga sahi. Yagera iwacu Kabuga ho ni mwiterambere gusa agasanga sahi. Imana iramuherekeza ikamurenza Nyagasambu, naho hamaze gutera imbere akabona sahi ikaguherekeza. Ukarenga Ntunga ikaguherekeza. Wagera Rwamagana ugasanga ni mu mujyi, ikabona sahawe ikaguherekeza. Ukagera Kayonza ugakata Jambo Beach, Kiramuruzi ndatemwa, Rwagitima Kabarore, igasanga ntabwo kwizera kwawe kurimo, iraguherekeza. Wagera nko ku Cyanyirangegene ikabona kwizera kwawe naho kuri ticaraha. Icaraha mwana wanjye, kwizera kwawe naho kuri niho nzagutuza. Nuko mumeze. Kigali yarangira, ubu koko yabura aho ikwicaza. Iyi ishatse ihagurutsa abayinaniye. Mvugira ngo amen. Iyi ishatse ihagurutsa abayinaniye. Ntumbere nk'umukobwa mperutse guhanurira nti Uwiteka aravuze ngo urusengero iwanyu muri kubaka niwe wa mbere uzarusezeraniramo. Arandeba ati mushumba se ko hari umukobwa wa revera uteye neza, uwo ni uwa mbere. Uwa diyakoni naka nawe ateye neza ni uwa kabiri. Uw'umucuruzi naka nawe arangije SFB ni uwa gatatu. Arabatondeka abagira 16 azari uwa 17. Wanjijiwe abo bose uri kuvugana n'Imana just now nindi? Nindi uri kuvugana n'Imana just now nindi? Ati ntawe. Mpagurukira hanjye. Aragenda ageze ku irembo aragaruka ati ati ndepashije 3. Ati ndumva naba nk'uwa 14. Tu genda taha ntacyo umaze aha ngaha. Arataha atabonye umugabo. Uyu munsi ugire kwizera kuri muri parafo,
ugire kwizera gusumbye abantu bari aha ngaha bose. Uyu munsi ugire kwizera gusumbye bya bizungerezi. Hari igihe byaba byazengereye. Uyu munsi ugire kwizera kuko uvuganye nayo badahari. Yego buracyaragaruka ati ndepashije 10 ariko warasaze ntibampa inkoni ngo ukubite. Imana yavuganye nawe nta wundi muntu uhari, none wowe uri kubifata ukabiha abandi. Abo bandi bari hehe? Nibizungereza ariko wasanga bazengereye bari muri lodge bari gusambana. Abo bantu Imana irabishimiye, ni wowe yishimiye. None wowe nta kwizera ufite. Tu genda vanga kabyari. Ku munsi wa gatatu aragaruka ati mushumba, noneho nizeye ninjye wa mbere uzarusezeraniramo, ntahubwo nipfuka amasenge. Kandi koko niwe wa mbere warusezeraniyemo rukimara kuzura. Imana nivuga ntubihereza handi, ahubwo ubihereze kuri wowe. Yego ubu numva nzayobora hano nkaba muri etage hariya hejuru, akaba ariho njya nterera kashe. Nanjye navukiye amezi 9. Ubundi nkajya mbahata ivanjiri nkababwira neza n'ibisigaye mukabizana. Ubu numva nzayobora hano nkaba ndi muri etage hejuru hariya. Mujye mwiyaturaho ibyiza ntimukiyatureho ibibi. Ngo bafoye uduheto kunda yawe barazinga hanyuma se Yesu afite imyambi ingana iki? Ahubwo kutazi ikipu kina nayo. Yesu afite imyambi ingana iki ku buryo wakizera utwambi barashe kunda yawe ngo barakuzinze? Yesu afite imyambi ingana iki? Ko afite n'amasasu n'amabombe. Kandi ubundi muzareba abantu b'abasirikare bafite sentire zikomeye bazi kurwana ntabwo biyenza. Umucira no mu maso akakwihorera ati we peti kado reka nguhunge. Ushobora no kumukora mu ijigo akakwihorera, ugakora mu ijigo utibumbafu akakureka bitewe nuko yizeye ikintu. Aziko yikaraze rimwe yagutera umugeri mu gatuza bakakujyana Nyamirambo. Aziko yagutera urutoki rumwe ahantu azi bikarangira. Nta muntu rero ufite imbaraga wiyenza. Burya abasirikare bakomeye babandi bakomeye ntabwo biyenza. Wanamutuka rwose ukigendera, ariko simbabwiye kumutuka muba abakirisitu. Ariko kubera imbaraga afite ntabwo yirwa rwose yiyenza. Ntabwo rero Yesu afite umwanya wo kuza kurwana n'utwambi n'uduheto barashe kunda yabo. Azohereza duwaride. Ntabwo afite umwanya wo kuza kurwana n'amashyari ufite ku kazi. Arohereza ijambo rye mbivugira aha ngaha nsinye PO. Kubera iki? Ni umunyambaraga aramutse ahahingutse bapfa bagashira. Arabicira siki? Namwe mujye muri mufata inyundo muyicisha isazi. Isazi yicwa n'urushyi, ntabwo yicwa n'inyundo. Mwabaye mute? Burya na Yesu ntabwo abadayimoni bose ari we babirukanaga. Hari abirukanwaga n'abigishwa. Ubundi nyir'ubwite yazaga kubikomakomeye bimwe byigize ingungi nibwo yaserukaga. Naho ubundi utundi twirukaganwa n'abigishwa. Ntabwo rero abadayimoni bari aha ngaha Yesu ari buzi ngo aze arwane nabyo, kuko ahingutse bahirima bagapfa. Arabicira siki? Ibyo kwa mukaso no kwa nyogosenge no kwa nyoko wanyu ibyo ndava mbirangije. Ntabwo babyumvise. Ntabwo babyumvise. Gusengera umwana. Ubwo Yesu yirwa ava mu ijuru rye n'icyubahiro cye ngo aje gusengera umwana. Nge se ngakora iki? Ndabikora PO. Eka mbareke ntimufashwa.
ufite urufunguzo ukingura ntibakinge, yakinga ntibakingure. Nigeze mbaduwaye w'abadiyakoni 30 ari njye bakuriye mu rusengero, tukagira umudiyakoni w'umukene, kandi abakene ntibatana no kubyara. Imana irabaha rwose, yari yaramuhaye 12 irangamuntu ya kera yari yuzuye. Burya yagiraga abana 12, abato ntibabizi ariko abakuru murabizi. Hanyuma umushyitsi yaza nkabacamo nkabaka izimano ry'umushyitsi, namugeraho atari ko ibyanjye urabizi, ndabizi, nkatambuka nkajya kwaka abandi ko afite abana 12. ubwo se yabaha iki? Bukeye ibibazo bye birakura n'ipantaro iracika, ashyiramo ikiraka mu kibuno. Burya ubukene bwagaragaye ku mugabo buba ari ubukene, kuko ubundi abagabo niyo twiyambariye agapira kari simple biba birangiye bibe bihagije. Ubundi ubukene bukunze kugaragara ku badamu bisize ubuto n'amamesa, bagakushuka, bahetse umwana mu kantu kagasume kashaje, nibo bukunze kugaragaraho. Ariko twebwe abagabo ntago bukunze kutugaragaraho. Hanyuma dukora inama tumuvugaho. Inzu yabagamo tuyiteranye 3,000 ku kwezi, niyo yishyuraga. Turayishyura imyaka nk'itandatu, tugira umugisha abona akazi. Akabona muri redemiza rw'inkwavu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, akajya mu kiromba agacukura. Bukeye umunsi umwe avuyemo, abasigayemo kibagwa hejuru barapfa. Aragaruka tubwira ibyabaye, na radio zari zabivuze, aratubwira ati musubire ku kanya umunyishyurire, akazi karangiye. Turongera turishyura. Bukeye biratunanira. Burya abantu bazagufasha gake, Imana niyo igufasha teka, ariko abantu bagufasha gake. Bukeye turananirwa, dukora inama nyobozi, hanyuma dufata umwanzuro wo kumusubiza iwabo muri komine. Iwabo hari Butare mu cyahoze ari komine Rusatira, hafi y'isoko rya Kinkanga. Tumushyiriraho agaseke. Umukristo waje gusenga, Imana izakurinda agaseke k'imfashanyo ko mu rusengero, ko gufashwa Imana izakakurinde. Mbivugiye ahera natorewe umurimo wa ritari. Tumushyiriraho agaseke hajyamo 17,000. Ngira ingorane bantoranya mu bazamuherekeza bakamugeza iwabo. Nkajya mubaza ntarego ze ati iwanyu hari inzu? Atereka da, ati ni mu matongo. Nese uzabaye? Ati ubwo muzanguriramo na shitingi, ngende nubake shitingi. Uzarya se umucaca, uzarya urwiri, uzarya iki? Ati simbizi, ni Imana gusa. Iyi Mana ntigira isoni, amagambo igiye kukubwira uyafatisha amaboko abiri. Turi gusenga umunsi umwe, Pasteur yatumiye umushyitsi nk'uku naje aha ngaha. Umushyitsi ntatuzi, araza nk'uko nahanurira uyu muhungu ureba nk'inyana yo mu ruhongore, kuko ntararya ngo ahage. Ubuse murabona yari yahaga, ntabwo ararya ngo ahage. Ku uyu munsi ndamuhanurira ibiryo ahage. Uzagera ubwo ujya kuri regime nkanjye, warezima se bidahari. Pasteur yatumiye umushyitsi nk'uku naje, ninjye wari uyoboye amasengesho. Aramureba, mufata ukuboko, aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo ashyizemo urufunguzo. Cyakira ariko sha urakoze, ashyizemo urufunguzo. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo agukingurira irembo ry'umugisha. Kandi aba bantu mwicaranye aha ngaha, bamwe bazaba abashoferi batwara amamodoka yawe manini, haleluya. Abandi abakobwa bize imibare neza bazaba kontabure muri kampani yawe. Noneho turebana na pasteur wamutumiye, umuntu twateranyirije iti kisubira iwabo muri komine.
niwe ugiye kuzatanga akazi ko gutwaza imodoka nini? Niwe ugiye kuzatanga akazi k'abakontabure bize imibare neza? Iby'Imana mu byitondere, ipfa kuba yaravuze. Cakira uzakure. Hanyuma rero umuhanuzi ati n'Uwiteka wavuganaga nawe. Amen. Arikomereza n'abandi agenda babwira. Reka rero tubifateho igitaramo, mu gusohoka mu masengesho tugakubita agatwenge tuti uzaba umushoferi wa naka. Tugakubita agatwenge tukabwira umukobwa wize imibare neza tuti itegure kuba kontabure wa naka. Tubigira igitaramo. Ariko Yera yari yavuze. Yavuyeyo yaraguze yakabanza ashaka kuzahubaka, ateyemwe ibishyimbo bitukura bitarera, ateramwe ibijumba wapi biranga, ateramwe amasaka aranga. Icyangombwa gisigira umurokore mugenzi we nawe wazezengeye aragaruka i Kigali. Reka rero Imana imaze kunyura mu muhanuzi wayo, ibivugirwa ahangaho byitondere. Amen. Ntabwo ari ibyo kwa so no kwa sokuru, nibyo kwa data wa twese. Nibwo abazungu n'abanyakenya bajya gupima n'amamashini mu butaka ahantu hari amabuye meza yo gucukura, bapima bikagenda bikagwa mu karima ka wa mugabo. Batese uyu murima ni uwande? Bate ni umunyakigali. Bavuga umunyakigali bakagira ngo wenda rakomeye. Byahehe. Yateranirijwe itiki. Igutabaye haburaho gato mvugira ngo amena. Ikubakiye urugo ongera ngo amena. Igukijije abanzi n'abadayimoni ongera ngo amena. Ikijije umwana wawe byari byaranze ongera ngo amena. Ikudeporeje ukabona akazi ongera ngo amena. Data urakoze. Hanyuma rero icyakurikiyeho niki? Baravuga batese uwo munyakigali mwaduha nimero ye. Barayimuha ariko yari afite cya CMS gifite antene cyane urutoki, nanjye nigeze kugitunga. Yagicaginga kabiri ku munsi. Ubwo rumuriro wari washizemo. Bahamagara numero compose. Batese ninde wundi umuzi? Batariko hari umurokore babanaga wamenya makuru ye. Umurokore araza ati ngewe namubabonera. Ariko aje hari igihe babona ibyiza bitakubereye. Bavuze mu Cyongereza kuko babonaga ipantaro izinze n'imyate ku gitsi. Kumbi yarangije Butare muri kaminuza kera. Icyongereza aracyumva ariko babona si icye. Bahindura mu Giswahili nacyo aracyumva babona si icye. Bakamusemurira mu Kinyarwanda. Kumbi yabyumvise. Baravuga ngo genda udushakire uyu muntu, ariko bimwe barabimira. Uyu murima nasatura gutya mo kabiri. Hano hari zahabu nsansa twamuha byibuze nk'amadolari nka miliyoni 100. Aha ngaha harimo korutana gasegereti twamuha byibuze nka miliyoni 50. Ubwo hose hamwe ni miliyoni 150. Mu karima yaguze ibihumbi 200. Ibyo ntibabisemura ngo abyumve, ariko yabyumvise live mu Cyongereza. Ariko nyine ubwanwa bwaripfunditse nawe arize zenge ari kuri tekeri, inkweto ntazo ni bodaboda, imitsi ni imitsi. Hanyuma babona ntazi Icyongereza barakivuga. Yaraje rero aramubwira ati se shabite, undati wapi ndi hafi kujya Butare bantiranije itike agaseke ko mu rusengero. Undati siga zanayo bateranije tuyaguremo inyama turye turare dufite agatege Imana yakinguye. Undati se bimeze gute? Ati narabyumvise yewe gira vuba. Baguramo inyama basigaza agatiki buracya barateka.
agezeyo baramubaza bati wa mugabo we uyu murima n'uwawe? Undi ati n'uwanjye. None se uragurisha? Ati byaterwa. Uragurisha se hose cyangwa uraduha hatoye? Ati hose. Se kubera iki? Ndasaturamo kabiri kuko afite amakuru. Nababwiye ngo mwibikeho amakuru kuko afite amakuru. Undi ati wahaduhaye hose se? Undi ati murantegeka ku butaka bwanjye mugure cyangwa murorere? Nicyo gitumye mumpamagara? Ati ndasaturamo kabiri. Uraduha hese? Ati ndabaha. Hamwe harimo amabuye ya fake. Waduhaye hasata ariko murantegeka ku butaka bwanjye? Batesa aha ngaho duhaye nanga. Ati murampa miliyoni 100. Batariko se wa mugabo ko tubona ku masezerano wahaguze 200, ko tubona icyangombwa cy'ubuso cy'ubutaka hariho metero kare zingahe, urabona we hangana iki? Ariko murantegeka. Batese basi wafashe miliyoni 30. Ati no, mumpe 70. Maximum barapanga bamuha 50. Hahandi arahazigama. Mujye mumenya ubwenge, ni mu buru ubwenge Imana izabareka. 50 rero bagiye kuzimuhera kuri banki, akuraho 5 zishyira mu mufuka, bajya kugura inyama barisana, izindi bagura izuzuye indobo, umwe indobo undi indobo zo gutahana mu rugo, kuko Imana yigutabaye ibanza ibiryo. Nibyo ibanza, ntabwo ibanza congo, oya ni ibiryo. Ibanza imyaka, ukabanza ukarya ugahaga. Narabiriye ndabyibuha ngera ku 115. Murumva ntarariye? Ibutari wabo wantuza icyarwa najyaga njyayo inda ikora kuri vora y'imodoka. Amajigwa ageririya, amabuna ageririya, narariye. Turi kujyana ninjye wahanuriye Tisiyane kuza i Kigali. Buri ari kuri misiyo y'Imana. Ibyenda yari yambaye ndamubwira ntuzabite ihuye, Uwiteka arakwambitse. Ninjye wamuhanuriye imodoka nziza y'umukara y'ijipe, cyokoza ntabwo ari ampituro nakwifunguro, ariko aracyahari. Urakoze ryo ku mutwe. Ndabyibuka na wa mugore wawe w'inzobe. Ariko se umugabo arya rimwe, ntabwo uzi ko imwe yishe umugabo arya rimwe ra. Nuko umugabo aratangira rero izo 50 arisana, hanyuma afungura kampani yitwa Limited, atangira gucukuza hahandi, abona ibyangombwa. Mu mezi nk'6 muri ya nyobozi yacu yari afitemo abashoferi 3 b'amamodoka ye manini, kuko Imana yari yakinguye. Yari yatwaye abakobwa 2 b'abakontabure bo kujera amafaranga. Ubageze mu 130 avuye kuri 60. Ejo we namubwiye ntego ubu ntabwo uzabastinga koko, wagabanije ibiryo ko bizahoraho. Ati ndeka nirire naba ntarishwe n'inzara nkicwa n'ibiryo. Ntibanze ubirye ubyumvishe, ugerageze uzabigabanya nyuma. Imana irakingura bya bindi byose yavugiye muri ya nyobozi yacu, biragenda bicamo. Gira utyo, kura umunya mu maso. Gira utyo, dore Imana irakinguye. Gira utyo, dore Imana irakinguye. Ibyafunzwe n'abantu bifunguwe n'Imana. Ibyafunzwe n'abantu bifunguwe n'Imana. Niko ntangaje. Mwamvugiye ngo amena.
abarwaye imitwe mwese murakize kuko Imana irafunguye. Buryo ntabwo ureba uriya ko yumvise. Abadafite agafaranga mu mufuka mwejejwe ku mutima no mu mufuka muhaguruke mukoremo nkuko nkoze muri uyu wanjye. Koramo, koramo rwose uvuge uti Imana irakinguye. Imana yisha imbeba zagiyemo zirarya ziraheregeta zirabirangiza. Imana irazisha. Tera haleluya, tera haleluya. Imbeba Imana irazishe zagiyemo. Abo wagiriye neza bakajya kurogesha Imana ibambuye ijambo. Niko ivuze. Mbwire komite y'iterambere nyihumurize kuri iyi nyubako datazanya amaboko. Komite y'iterambere mbahumurize datazanya amaboko. Uriya mugabo uri ku rugi ndamushaka. Ngwino hano. Tebuka. Ni Tito. Aragatetera mu Mana. Aragatetera mu Mana uyu mugabo. Iyo umuntu yatinze mu by'Imana, Imana nayo itinda mu bye. Murabyemera? Iyo umuntu yatinze mu by'Imana, Imana nayo itinze mu bye. Iravuze ngo kuko watinze mu rusengero bizasanga nkomeye. Ikiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye. Nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kugukurikira. Mu rugo rwawe genda witegura ibirori kuko Imana irakinguye. Yitegura ibirori. Tisiye uzanyibutse ibyuriya musaza nshyiremo agakote kataracuya nze gutaha. Urakoze. Nze gutaha ibirori. Tuzarya inyama z'inkoko n'amafi. Nta kwiteza izinka. Kirazira. Ufite urufunguzo niwe muvuganye. Hari ibintu akuye mu nda yawe, hari ibintu akuye mu nda yawe, hari ibintu akuye mu nda yawe. Kuko ufite urufunguzo yaserutse. Kandi ufite urufunguzo ndasaba umuntu wese ufite udufaranga twaheza ahantu bakatumwima bakamukuzaho. Uwo ari we wese nushaka ube warayambuwe na ntuza. Nta ukomeye kurusha Imana. Ugeje urutega ibiganza. Uvuge utumva ufite urufunguzo ubwo avuze nzi neza yuko ugeze kwa naka. Nzi neza yuko ugeze muri sosiyete runaka. Nzi neza yuko ugeze muri kampani runaka. Nzi neza yuko ugeze kwa naka. Kandi mbohoje ibyanjye. Ufite urufunguzo apfa kuba yavuze. Tera haleluya twagiye. Iyicarire. Akira amashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaje. Hari ibyo unkoreye ndaseka,
datukwishimwe. Ongera ukaririmbe. Kwiyamashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaje, hari ibyo unkoreye ndaseka, unema umutima urugendo, datukwishimwe. Ufite urufunguzo ukinga ntihagire ukingura, uwaravuze. Nkwibutse ko yavuze ntabwo abanzi baza kubitangira, arabica urugendo rugakomeza. Nkwibutse ko yavuze ntabwo udepoza ngo utegereze, baraguhamagara. Se mwemera ko Imana no muri sansenike ihanyura? Murabyemera? No muri sansenike muzi ko ihanyura? Irahemerewe. Yakinguye ntawe ukinga, kandi yakinze ntawe ubasha gukingura. Yakinze ntawe ubasha gukingura, kandi yakinguye ntawe ubasha gukinga. Umuntu yatwiraseho ngo ese ko imfunguzo kw'insengero bazikinze, mukaba mwagendaga mukavuga ubutumwa bikagenda kwa kundi, ngo noneho bizagenda bite? Ndamubwira ntuwiteka azaca iserafati, kuko akagezi kuri Kirete kamaze gufungwa, Imana yafunguye iserafati, kandi nabwo twariye neza turabyibuha. Urakoze. Ni nta soni uravuga ngo zirafunzwe. Zirafunzwe se n'imitima irafunzwe y'abashaka Imana? Nawe yari ifunze? Ntibishoboka. Hafunzwe izinzu, ariko imitima y'abashaka Imana yari ifunguye. Ubwo se twari gusonza gute no gukena kandi imitima y'abashaka Imana ifunguye? Ahubwo nibwo twakoze akazi neza, nta n'utuvogera. Aleluya. Data rero ibintu agiye gukorera aha cyangwa akoreye aha, mubifatisha amaboko abiri. Mubifatisha amaboko abiri. Ndashaka umugabo wanzwe n'umugore yishakiye, bikaba byarasambutse, bikarenga inzu, bikarenga uburiri, bikarenga irembo, bikamenyekana. Aze musengere. Ngwino. Mana yacu, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana ishobora byose, Mana igira neza, Mana itabara, Mana irengera, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Mu izina rya Yesu Kristo riri hejuru yandi mazina, uri Imana isubiza, uri Imana irenganura abarenganye, uri Imana ikiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo riri hejuru yandi mazina, aba bantu bawe ndabasengeye uhereye aka kanya, ndakubita umwuka mubi ubananiza katika jina la Yesu. Ndamenagura ubwami bw'abadayimoni, ndasenze uhereye aka kanya abo Satani yanyaze, abo Satani yibye ibyabo, abo Satani yabujije amahoro, iyi migambi ya kuzimu ndayimenaguye. Menagura ubu bwami bw'abadayimoni. Senga ukoma amashyi, kubitiza imbaraga zakwambuye ibyawe. Menagura ubu bwami bw'abadayimoni, kubita vuba vuba abatwaye ubuzima bwawe, abatwaye imibereho yawe, abatwaye ubuzima bw'abana bawe katika
Yesu, kubita kubita kubita, topefo takisa pewe zando pawini zando, katika Yesu kubita vuba vuba, ambura abadayimoni byawe, ambura shitani byawe, kubita vuba vuba, senya ubwami bw'abadayimoni, kubita izi mbaraga z'abadayimoni, toka 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 uhereye aka kanya, shewe yesando etako sando bevo tawisando brevo etakisa binifo, nibachire 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 nibachire, sheko sako tapevo tala sako tango eshene sako pevo etele sando bevo. Aba barwayi barahangaha bakire gukira mu izina rya Yesu. Aba bafite ingendo zari ziboshye kubera mama de transport nizibohoke mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya ubwoko bwawe bakire, abarwayi bakire mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Uyu muntu ndi kubona ufite urubanza witeguye kujya kuburana mu minsi 3, ndagushimiye ko uru rubanza urutsinze. Otakosa lakota pewe yesando prevo jeko stando bevo. Uyu muntu washakaga kwimuka akaba yari yabuze amafaranga, urakoze kutanza amafaranga yo kwimuka muri iri teraniro. Hala la kosa la kotra shene stando pa etawini sando talisa kota. Izina ryawe rishimwe, tukuramburiye amaboko. Haleluya haleluya. Ngiye kubona mbona inuma nyinshi zimanukiye muri aya materaniro, zihagarara ku bitugu by'abantu bari muri iri teraniro. Ndangije ndabwirwa ngo Imana itanze imbaraga z'umwuka wera muri iri teraniro. Imana irambwiye ngo abantu baneshwaga na Satani akabateza ibyaha by'uburyo butari bumwe, Imana itanze imbaraga zinesha muri aya materaniro. Ariko wayikomera amashyi yo Mana, wayikomera amashyi yo Mana. Zamura haleluya. Tope salakota. Rambura ibiganza byawe, rambura ibiganza byawe, rambura ibiganza byawe. Turi imbere y'Uwiteka. Mbonye envelope nyinshi za paravio zimanukiye muri aya materaniro, mbona ziri kugenda zijya muri ibi biganza. Mbona abantu bari kwakira, mbona abantu bari kwakira, mbona abantu bari kwakira. Ndangije ndabwirwa ngo Imana itanze amafaranga y'umugisha muri aya materaniro. Imana itanze. Ariko wazamuye haleluya yimbara pesako pilikota elesakota. Imana irambwiye ngo hari umuntu waraye arose iri joro yapfuye bari kumushyingura. Imana irambwiye ngo Satani yari yaguhize, ariko Imana iguhaye ubuzima. Niwakira ubuzima mu izina rya Yesu. Ariko aya mashini barayimana nimuyakome, aya mashini barayimana nimuyakome. Imana irambwiye ngo hari umuntu wari uri kumva imisonga mu nda, undi yari ari kuyumva mu mabere. Data arambwiye ngo muri aya materaniro yirukanye indwara ya kanseri hano muri aya mate. Ariko aya mashini y'Imana ngo tuyakome. Izi mpundu ni iz'Imana kugira sheko sakota piza la kotando. Umva umva, hari abantu bagendaga mu muhanda ariko umwuka wa aksida ubagendaho, baba batwawe cyangwa batwaye cyangwa badatwaye. Ariko Imana irambwiye ngo izi mpanuka zari zivuye ikuzimu, Imana irazicecekesheje, Imana izikuyeho. Kambasabe twese duhaguruke, twese duhaguruke, twese duhaguruke, twese duhaguruke, tuvuge ngo amen. Rambura ibiganza byawe, rambura ibiganza byawe, rambura ibiganza byawe. Imana irambwiye ngo hari umuntu uri kwitegura kujya gukora ikizamini cya perimi. Imana irambwiye ngo irayiguhaye, uzahagarara imbere y'iteraniro ushimira Imana ko iguhaye perimi. Gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya. Tugiye kuzamura haleluya z'imbaraga. Kabiri gatatu we takosa la kotando. Gatatu na none, gatatu na none, sakota